naho Byiringiro Lague ngo yaba ngo agiye kugana inzira y'umuziki. Ayo ni amakuru rero tugenda dukurura atariho ivumbi, agenda tubwira ko Byiringiro Lague muramuzi, ni umukinnyi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, wakiniraga ndetse mu makipe yo mu mahanga. Ahangaha mu minsi yashize nibwo yaje kuba yagaruka mu Rwanda, atasinyira ndetse ekipe ya Police FC nyuma yuko Rayon Sport yashaka kumusinyisha ariko ikamuhomba. Rero amakuru atugeraho aka kanya nuko atubwira yuko uyu Byiringiro Lague yaba agiye kwinjira mu muziki, ibyo gukina arabona birimo kwanga. Twakwibaza tuti nyine ibyo gukina yaba ari kubona birimo kwanga cyangwa ashaka kubifatanya byombi kugira ngo agerageze amahirwe ahantu habiri, dore ko bavuga ngo bagarira yose kuko utazi irizera n'irizaromba. Iyi nkuru rero turayikesha kjnews.com. Iyi nkuru ikaba ivuga ko Byiringiro Lague yaba agiye kwinjira mu muziki nyuma yo kubona wenda byo gukina bitarimo kuvamo neza, dore ko avuye gukina hanze akaba agarutse mu makipe yo mu Rwanda. Yes, amakuru arimo kuvuga ngo nuko umukinnyi wa Police FC Byiringiro Lague yaba agiye gusohora indirimbo. Aya makuru arimo kuvugwa n'inshuti z'uwo mukinnyi udashidikanywaho muri ruhago. Abantu benshi barimo kwibaza niba koko yinjiye mu muziki nk'uko birimo biravugwa n'inshuti ze. Ngo uyu mukinnyi yatangiye gukora ku mushinga w'indirimbo ishobora kujya hanze mu bihe bya vuba. Ni indirimbo bivuga ko iri gutunganywa mu buryo bw'amajwi na producer Lague. Gusa amakuru ntabwo aremezwa n'uwo mukinnyi, gusa hari amashusho arimo gucicikana mu nshuti za hafi za Byiringiro Lague zimwumvira niba umudiho w'indirimbo uzanyura abakunzi be. Hari amakuru avuga ko indirimbo izajya hanze mu gihe cya vuba. Byiringiro Lague aramutse ashyize hanze indirimbo yaba ageze ikirenge mu cya mukuru we Haruna Niyonzima wigeze kwisunganya kwigendera Jay Polly, bagakora indirimbo